Nyemerera nongere mbasuhuze mbashimire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kirabo TV umunsi ku wundi. Ndakwibutsa niba utarakanda subscribe kugira ngo bikore ibiganiro byacu bizajye bikugereraho igihe aho wibereye. Ubu ngubu rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti gufuhira umukunzi wawe gakabya si byiza, menya uko wabyirinda. Inzobere mu rukundo zigaragaza ko uwo ukunda ugomba kumufuhira. Ibyo rwose ni nako abantu benshi bakunda kubivuga, ni nako abantu benshi babitekereza, ni nako inzobere zibibona. Ariko gufuha bikabije ni bibi kuko bigira ingaruka mbi nyinshi kabisa, nyinshi cyane mu rukundo rwanyu. Inzobere mu by'imitekerereze n'imibanire zo zivuga ko gufuha ugakabya ari uburwayi. Abakundana iyo umwe agira ingeso yo gufuha cyane bikabije ku buryo adaha mugenzi we amahoro, hari uburyo bworoshye wakoresha niba ubyiyiziho maze bikagenda bigabanuka, kuko n'ubusanzwe nta mumaro wabyo, dore ko bishobora no gutandukanya abakundana. Ikintu cya mbere ni ukwizera. Iyo ukundana n'umuntu ukaba umwiyumvamo by'ukuri kandi ukizera ko nawe agukunda by'ukuri, ntabwo wajya guhangayikishwa no kumufuhira umukeka n'ibyo udafitiye igihamya. Niyo mpamvu uba ugomba kwizera umukunzi wawe, bikagufasha kumva ko nta wundi areba, ugahorana icyo cyizere aho guhora umuhangayikiye. Si byiza rero, mujye mwizera abakunzi banyu pe. Ikindi cya kabiri, kwirinda kumva amabwire. Ntukwiye kumvira ibyo abantu bakubwiye ngo ubisamire hejuru uhite wumva ko ari ukuri byose, kuko ari kimwe mu byatuma umutwe ugatangira gufuhira umukunzi wawe. Ahubwo ufate umwanya wo kubanza gutekereza neza ku byo bakubwira, ukamenya niba ari ukuri, nibiba ngombwa ubimubaza witonze kandi wirinde ko byagusaza. Ikindi cya gatatu rero, irinde kugaragaza uburakari. Niba hari ukuntu uri kwiyumvamo ifuhe cyangwa se ukaba ufite amakuru y'uko umukunzi wawe ashobora kuba aguca inyuma cyangwa afite undi bakundana, nkagarukaho kano kantu. Niba hari ukuntu uri kwiyumvamo ifuhe cyangwa se ukaba ufite amakuru y'uko umukunzi wawe ashobora kuba aguca inyuma cyangwa afite undi bakundana, ntugakore ikosa ryo guhita umwereka uburakari bukabije kuko wafushye, ahubwo ushobora kubimubaza wiyoroheje nta burakari umuzanyeho. Ya ngeso yo kugaragaza ifuhe igenda ishira buhoro buhoro rwose. Ikindi cya kane, si byiza guhora ugenzura mugenzi wawe ngo wumve ko udatuje, utamenya ahari n'icyo ari gukora, kuko hari bamwe usanga rwose bashyizeho n'ingenza zitanga amakuru, kandi si byiza kuko hari n'abaguha amakuru yo kugira ngo babashwanishe, bakakubwira ibibi gusa kugira ngo umurakarire. Ikindi cya gatanu ugomba gukora, ugomba kwirinda ishyari. Iyo ukunda kugira ishyari, ni naho gufuha bituruka. Ugasanga uhora wumva ko uvuganye n'umukunzi wawe wese badahuje igitsina baba baganira ibyo gucana inyuma, cyangwa ko ashaka kumugutwara. Ugasanga ugirira ishyari umuntu wese bavuganye, kandi akenshi uba wibeshya. Rwose ugomba kwirinda kugira ishyari, kuko ntabwo umuntu yajya avugana n'abantu bamwe gusa. Nawe ujye ubanza wirebeho, ese wowe uvugana n'abantu bamwe gusa? Kuko bishobora kuba intandaro yo gushwana cyangwa mugatandukana burundu kubera gufuha. Hari uburyo wabyirinda urukundo rugasagamba, ugasaza umukunzi wawe waramuhahamuye. Nukurikiza izi nama uzagenda ubikira buhoro buhoro. Inzobere mu mitekerereze ya muntu ndetse mu by'imikorere n'imihindagurikire ijyanye n'ibitsina, Albert Gakwaya nawe avuga ko gufuha ari ibintu bisanzwe, ariko hakaba n'igihe bigeraho bikaba indwara. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, Imana ibane namwe.